iyo umuhanzi ari we wiyandikira indirimbo zari uzandika ubundi mu bisanzwe uba ushobora kumva ibyo aririmba ugahita umenya uwo ari we. wavuze ko no mu gicucu cy'urupfu uzansindira urwo rupfu. Kuba yamaze kwitaba Imana ibi byamaze kumenyekana ni inkuru y'agahinda. Reka dutangire dukomezanya hagati yacu kuko Buravan mu bari bamuzi ntawe atababaje. Yewe nsaba kongera kugukunda kuko ntigeze ndekera. Uyu munsi reka mu byo tugiye kuvuga muri aka kanya tugaruke gatoya ku byaranze ubuzima bwe ndetse n'ibyo tuzamukumburaho bitewe n'indirimbo nziza ndetse n'ibyishimo mu bihe bitandukanye yahaye abanyarwanda ndetse nabo hirya yarwo babashije gukurikirana umuziki we. Ivan Buravan yari muntu ki, yakuze afite izihe nzozi kandi n'iki cyamuhitanye? Amuhenda ni kwa rwemera kurinda icumu ribuze urugamba gukira nariteye ku nshuro nyegere sinarigereka amakuza umumwaro wa nyamizi manyerwa amagaju induru rivuze kabiri niciye akabogo kanamba izaha nimurwanira inka. Nubwo yamenyekanye nka Ivan Buravan ariko ubundi ababyeyi bamwise Dushime Burabyo Ivan. Yari yaravutse ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1995. Buravan akaba yari bucura mu muryango w'abana batatu. Yatangiye umuziki akiri mutoya cyane kuko ku myaka 2 gusa mukuru yamuguriye agapiyano k'abana. Agapiyano yirirwa gakina kugeza ubwo hakuriye yakuza akunda umuziki cyane. Ibi byatumye yinjira muri korali y'abana nyuma yo kwiyumvamo impano yo kuririmba. Amashuri abanza Buravan yayigiye Gikondo ahitwa Le Petit Prince, ayisumbuye ayigira muri Ami des Enfants ndetse na La Colombière. Kaminuza yayigiye muri Kaminuza y'u Rwanda ya CBE Gikondo Campus, aho yize ibijyanye n'ubucuruzi, itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga. Buravan yari yaravuze yuko akura yumvaga azaba umukinnyi wa ruhago kuko yakuze akunda gukina football cyane. Ndetse mu bwana bwe iyo atabaga arimo gucuranga agapiyano yabaga arimo arakina umupira. Mu mwaka wa 2009 ubwo yari afite imyaka 14 y'amavuko, Ivan Buravan yitabiriye irushanwa ry'ikigo cya Rwandatel yifuzaga abanyempano bashobora kubakorera indirimbo. Iki gihe uno muhanzi yitwaye neza mu guhatana, hanyuma uyu wari ukiri umwana abona umwanya wa kabiri. Gwembwa miliyoni n'igice y'amafaranga y'u Rwanda byatumye icyo gihe Ivan Buravan ahita abona yuko cyo kumutunga cyazaba umuziki aho kuba ruhago nkuko yari yarakuze abitekereza. Garagaza kunkunda execute what you say. Kuva mu mwaka wa 2009 Buravan yahise atangira urugendo rwo gutekereza uko yakwinjira mu muziki, ariko kandi kino gihe agorwa no kubona hamenera. Yakomeje guhatana kugeza ubwo abonye abamufashaga. Hanyuma ku myaka 20 Buravan yemeza bidasubirwaho ku mwuga w'ubaye umuziki, asaba inkoramutima ndetse n'abakunzi be kutamujya kure. Ahangaha nibwo mu ndirimbo yakunzwe na benshi ari urwo ngukunda, indirimbo yafatanyije na Uncle Austin twabashije kumubona. Harubwo nyango turirimbo numva tukubereye. Ni impano itarigeze itinda gutuma tumukunda ndetse tunifuza kumenya uko azaza hazaba hameze. Ubihagarika biranze iyo ureka sinashobora. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2016 ibihangano bya Buravan byatangiye gusakara mu banyarwanda, nabo baramukundira barabikunda. N'imbundirimbo zabaga ziryoheye amatwi kandi zifite amagambo meza y'urukundo umuntu wese atifuzaga kurekera kumva. Indirimbo ye yise Malayika ni indirimbo yaje maze ishimangira ubuhanga bwe ntagereranywa. N'umwihariko w'ijwi rye byatumye Buravan aba umwe mu bahanzi bafite ahazaza heza mu gihugu utanibagiwe ariko hanze yacyo, maze benshi bakomeza gutungurwa n'ino mpano, ariko kandi utanibagiwe kuyishimira. Indirimbo zitandukanye uno muhanzi yakoze zamufashije kwinjirana mu muziki nyarwanda umurindi wumvikana, ndetse mu ntangiriro z'umwaka wa 2018 Buravan ahita atangaza yuko azasoza uwo mwaka amuritse album ye ya mbere yise Love Lab. Ni album yari itegerejwe na benshi cyane cyane mu bakunzi b'umuziki yaba ari abo mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda.
mu kumurika ino album byari ibirori bikomeye imbere y'imbaga y'abantu barenga 3,000 bari bakoraniye mu ihema rya Camp Kigali, aho Ivan Buravan yakoze igitaramo cy'amateka cyari cyanitabiriwe na benshi mu bari baturutse hanze y'u Rwanda baje kwirebera uno musore wari ukiri muto w'Imana itangaje. Ivan Buravan wari umushabitsi cyane mu muziki muri uwo mwaka, yari yaratangiye urugendo rumuganisha mu irushanwa rya Prix Découverte yanaje kwegukana, hanyuma umunyarwanda wa kabiri uryegukanye mu mateka. Iki gihe uno musore wari buzuzuza imyaka 24 y'amavuko, ni ibintu byamuteye imbaraga cyane kuko rino rushanwa nyuma yo kuryegukana ryamuhaye amahirwe adasanzwe, yamuzengurukije mu bihugu 12 bikoresha ururimi rw'igifaransa muri Afrika. Iki gihe mu guhabwa kino gihembo mu mujyi wa Paris mu Bufaransa, uno muhanzi w'umunyarwanda Ivan Buravan nabwo yakoze igitaramo cy'amateka, ari nacyo yashyikirijwemo igihembo cye yari yatsindiye mu mpera z'umwaka wari wabanje. Mbere gato y'uko igitaramo gitangira, Ivan Buravan yatangarije umunyamakuru Juliette Feve, umunyamakuru w'imyidagaduro mu gihugu cy'Ubufaransa, amubwira ati: gerageza gushaka amagambo nakoresha ngo mvuge kuri kino gihembo nkayabura, ariko ndagira ngo mbabwire ko kuri njye bari intambwe ikomeye mu mwuga wanjye. Kuva nahabwa kino gihembo hari byinshi byiyongereye mu muziki wanjye. Ivan Buravan yagiye akora ibitaramo mu bihugu binyuranye bya Afrika, aho yagiye avuga yuko yahigiye byinshi mu bijyanye no gukora ibitaramo ndetse no kumenyekanisha umuziki we ku rwego mpuzamahanga. Ibi ngibi kandi koko ni n'ukuri kuko ahantu hose yagiye agera ku stage yagiye hasiga izina rye, benshi bakavuga kandi ntibashidikanye ku buhanga bwe. Hari uwavuze yuko ariko ko ubuzima bw'isi burya buba bwiza, ariko kandi n'igihe kikagera umuntu akagera mu gihe kizamugeza ku kuva muri ino si. Anga niho Buravan yaje kurwara. Amakuru y'uburwayi bwe yamenyekanye mu Banyarwanda bose muri rusange ku itariki 18 Nyakanga umwaka wa 2022. Iki gihe byamenyekanye ubwo Buravan yajyaga kwivuza uburwayi yari amaze igihe yivuriza mu Rwanda, ariko kandi ntibigire icyo bitanga. Amakuru yavuze yuko Buravan nyuma yuko asohoye indirimbo Big Time yahise afatwa n'uburwayi bw'amayobera bwamuzahaje ndetse bigatuma ajya no mu bitaro, ariko kandi nyuma akaza kuvamo avuga yuko bishoboka ko cyari igifu, bityo rero ngo akaba yorohewe. Nyuma y'icyumweru kimwe n'umuhanzi avuze yuko ari koroherwa, haje kumenyekana amakuru ko yagiye kwivuriza mu gihugu cya Kenya. Umwe mu nshuti ze za hafi waganije kimwe mu binyamakuru byo mu Rwanda yaragize ati: yafashwe n'uburwayi akwariye kose kakagaruka, yagiye kwa muganga bamuvura igifu aroroherwa, ariko byanze gukira. Nyuma yuko Buravan abonye yuko nta mpinduka na nyuma yo kwivuza, nibwo yafashe umwanzuro wo kujya kwivuriza mu gihugu cya Kenya. Inshuti z'uyu muryango, bagenzi be ndetse n'abanyamakuru bose bakaba baragaragaje ko bahangayikishijwe n'uburwayi bwa Buravan, ndetse benshi bakaba baranamusabaye amasengesho kugira ngo Imana imworohereze. Nyuma ariko haje gusohoka itangazo rishima bari kumufasha bose mu kwivuza, ari nabwo byamenyekanaga yuko Kenya byanze ko Buravan yerekeje kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde. Nyuma yo kwerekeza mu gihugu cy'Ubuhinde, inkuru zijyanye n'uburwayi bwe n'ubundi zakomeje kugarukaho cyane, benshi bamusabira gukira ndetse no kuba yakoroherwa. Nubwo muri aba harimo abakoze ibitaramo byo kumusengera, abandi bakamusengera ku giti cyabo, abandi bagakomeza kumva indirimbo ze no gukomeza kuzirikana uburyo ari umuntu wakomeje kubaho ibyishimo. Gusa nyamara ibi byose byarangiye mu rukerera rwo ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka, ubwo bamuri hafi batangazaga yuko Buravan yitabye Imana azize kanseri y'urwagashya. Bavuze yuko Buravan yari umuntu w'ukuri wakundaga umuco nyarwanda ndetse n'igihugu, aho yahoraga yifuza yuko byatera imbere. Ese nyamihebwa mwe banyita Buravan nturutse Kigali, umuririmbyi ugukunda wanka w'inyambo yewe ngire ntewe, ereka nkuririmbire Aba kandi nabo bakaba bavuze ko kubura kwe ari icyuho, kandi ko bifuriza bamukundaga gukomeza kunga ubumwe. Wavuze ko no mu gicucu cy'urupfu uzansindira urwo rupfu. Buravan nyuma yo kwitaba Imana ntabwo byatinze gukora mu mitima ya benshi mu bamukundaga, ku buryo nyuma gato y'amasaha 2 bitangajwe mu ndirimbo ze yaraherutse gushyira hanze. Commentaire zayo zari Rest in Peace, tuzagukumbura, ntabwo nshobora kubyumva, ibi ni ibiki bibaye. Mbega muri make nta muntu n'umwe Buravan atababaje.
mu gusoza Buravan nk'uko wabiririmbye uti Good memories never die, ibyiza umuntu akoze akiriho ntibijya byibagirana. Natwe tuzahora tukwibuka ku byiza byose birimo indirimbo z'ubutumwa bw'urukundo ndetse n'ubusabane wagaragaje ubwo wari ukiri muzima. Ivan Buravan, Imana imwakire mu bayo.